Yesu akuzwe. Hanyuma mvuge ni salama waleko. Birori byabaye. Imana yashohoje isezerano. Hanyuma nyemera nanjye turamukanye. Buryo iteka yaranyimanye intambara zanjye azirwana bucece ntangaje kugaragara ko ubizi Mungu Rod na dushimye Imana kati ko babaye umugabo n'umugore Netso birenga kimwe inyemeza ko Yesu yangiriye neza nanjye mfite ibimenyetso birenga kimwe inyemeza ko Yesu yangiriye neza oh yeah yangiriye neza yangiriye neza yangiriye neza nanjye yangiriye neza Yesu akuzwe. Turagushimye rero tukuragisha uyu mwanya uze kubana natwe kandi muri byose icyubahiro cyawe gikomeze kuganza tubisabye twizeye mu izina ry'umwana wawe Yesu Kristo urakoze amen. Data akamuvugizi w'umuryango akaba intore ku ruhembe nyemerera nayo nakiriye ababyara sinashyomotse ahubwo uze kwakira urungano rwawe mu rugendo se wabaye amahoro nda amahoro nta kibazo nkaho ndamutse ndayise kikira nkwakire uvuga mena twinywera amen ngaho genda wicara uruhuke byatubanaga kandi duhagurukije nk'uyu muryango yo gusaba ijambo ngirero ni muyakire kandi muraza kuvuga neza ese ndayise nyinywe gutya cyangwa uramfasha tuyikureho urukoma ndagufasha tuyikureho urukoma ninkangaza riga ntago napfa kumuko niboneye ni inkangazi irakangaje imeze neza ahubwo banza wumva uko imeze nyine bivuze ko ikanga n'imitima y'abizera oya ntabwo ikanga imitima y'abizera muri uyu mwanya ijambo twari dufite ryo gusaba umugeni ariko turagira ngo mubanze mutwemerere uyu mugeni mbere yuko nanjye mbereka uwo turimo gusabira. ba nyirasenge bari bambwiye ngo turabyemeye barabyemeye ni musaba uwo mugeni kandi nitwaje n'igicuba kiri kumwe n'ikibumbiro cyacu. Urakoze hanyuma nagize ikibazo uvuze ngo urasaba umugeni ese uwo mugeni urabona uzamutungisha ibyo wakoreye n'ibyo uzakora ko mbona wowe uri mu marembera uri intore y'intera ntago uri intore y'intambwe ku buryo mugeni uramwisabira cyangwa uramusabira famiye y'iwanyu yose ubwo nzi niba inkwano umwana azumvikanyeho kera cyangwa niba wakoshejwe cyangwa niba wakoye simbizi uko iryo jambo nta ryigeze rivugwa uwo mukobwa yakoshejwe yakowe byagenze bite uzana inka 8 inka rero zirahari koko nawe adukwereye neza yaragize ngo ntago batera umujugujugu mu nka nkuboroye waba uri kuzikubita ntago ari byo hanyuma nazirebye nazitegereje nareberaga hafi umuryango azikora mu rugori rw'iwabo ruhana ibintu rw'iwacu rugera iwacu data nkukiri mutoya wambwiye kuzajya urenga ngahinguka nkureberera imiryango izo nka mu izina ryanjye nazishimye nanazibonye nubyemera mu izina ry'umuryango nawe uraza kubashimira murakoze kumva ntabwo nzi ikintu watanze hariya rwose nanjye ndemera ibyo avuze turagushimiye inkwano
ntibakongera amashyi rwose bayongere n'umuryango ibirori byabaye. Iki ni igitaramo duhereze data icyubahiro ku barokore aragikwiye. Hanyuma ubundi ngo umwami akunze kubaha bajye bamugenza bati agenzwa cyangwa agenzerezwa. Bivuze ngo aho yari yicaye iyo atoranyijwe siho yongera ko yabikure mu nyandiko tubishyire mu bikorwa. Ahindurira kera ku bami ba kera ba Dawidi na Salomo n'abandi. Noneho ufata umwami w'iyi saha kungira ngo umenye ko Imana imuteye iteka, nakabaye nambaye kositimu nk'iyawe, nakabaye ari njye ugutanze nkabikora. Mufata ikiganza umujyane mu cyicara kwiriye cy'icyubahiro yatoranyirijwe kuri uyu munsi. Kandi nimba Imana yari yaragusezeranyije ko izaguha abagaragu benshi n'abarinzi benshi, za daso nyinshi utazongera kuyibibaza, izo zose ziri inyuma yawe n'abarinzi yaguhaye uyu munsi. Bizimo nyemera nanjye turamukanya umuko wakoye iwacu agakwa zigakobwa tukazishima cyangwa zigashimwa, ntago yongera kugenda uko yaje cyangwa agende nk'uko amuhagaze. Reka mbwire Aphrodis azane umukobwa hano mu gitaramo. Zabihe byari bigoye buryo Uwiteka yaranyimanye, intambara zanjye azirwana bucece, maze byananiye umuntu abikorera kwiyubahisha. Ubu ndi umugore wo guhamya imirimo Yesu yankoreye, ubu ndi umutsinzi umukomeye. Byabihe byari bikomeye. Yambwiye ngo mama yamubyaye paratiki ariko nawe mubyara muri teori, ngo wari ugiye kumubyara batisimu ariko byari byo mu Katolika, ngo yakubonanye umuco akubonana uburere, ngo ntacyo yakuburanye, ntacyo yasenga buri kugisanga, ngo kandi bitaraza bizaza. Mama Pasi arambwiye ngo humura uzamugaye gutinda ntumugaye guhera. None Emma umudamu bikwiye akwambika ikamba Emma utyo nyabone munyize ibiganza munyize ibiganza tumushimire Ushimwe
satani adashaka kubaho ariko Uwiteka aravuga ati baho none uriho. uyu mwana wabanye nawe kugeza ubisohoye niwe wabivuze none urabishoboye. ndakwinginze uzabana nabo uzabubakira urugo uzababera Imana uzababera byose uzabarinda ababisha babi mu izina rya Yesu Kristo. ndaharagiye ugendane nawe data kandi ndagushimiye ko wamuhaye kubana azakomeza bagira urukundo bwami. amaso adakwiye kubareba ntakabarebe amatwi adakwiye kumva ntakabumve iminwa idakwiye kubavugisha ntikabavugishe kereka ibigirira umumaro amatwi yabo nibyo bakeneye. urakoze urakarama ngaho ugendana nawe ndagushimiye ko wamureze mu izina rya Yesu amen. yuzuye amashimwe ibutse imirimo yawe ya kera ndamburiye amaboko ibutse imirimo yawe ya kera ndamburiye amaboko ushimwe ushimwe nawibuka igihe byari bikomeye umwanzi satani adashaka kubaho ariko Uwiteka aravuga ati baho none uriho kamfasha tumushime. hari imbaraga z'imirizindi muri Yesu amateka hari imbaraga zihindura amateka ya kera amateka hari imbaraga z'imirizindi muri Yesu amateka hari imbaraga zikomeye cyane hari imbaraga zihindura amateka ya kera amateka ukongera kubaho mu mahoro ya Yesu mu munezero wa Yesu ukagenda uvuga ngo ni Yesu wangiye kongera kubaho mu mahoro ya Yesu mu munezero wa Yesu ukagenda uvuga ngo ni Yesu wangiye. hari imbaraga z'imirizindi muri Yesu amateka agahinduka hari imbaraga zihindura amateka ya kera amateka agahinduka ukongera kubaho mu mahoro ya Yesu mu munezero wa Yesu ukagenda uvuga ngo ni Yesu wangiye ukongera kubaho mu mahoro ya Yesu mu munezero wa Yesu ukagenda uvuga ngo ni Yesu wangiriye hari umubembe yegera Yesu ati mwami wankiza hari umubembe yegera Yesu ati mwami washaka aramura ukuboko amukora
ndabishaka kiza arambura ukuboko amukoraho ati ndabishaka kiza ari umubembe yegera Yesu ati mwami washaka wabasha kunkiza ari umubembe yegera Yesu ati mwami washaka wabasha kunkiza arambura ukuboko amukoraho ati ndabishaka kiza arambura ukuboko amukoraho ati ndabishaka kiza aiza mko urwaye